ikote ryiza mu mucongo mwiza, ba bakobwa b'inyarugenge batangira kumubaga ngo ashatse umusikama, ariko ni ishyari. Ariko si muri Kababazi ibyiza babite. Nongeye gusuza umukunzi wa Big Man Rwanda nkubwira ngo amahoro Imana akomeze kuba nawe. Ngiritwa Big Man, ndi umusore w'abanyarwanda ukunda Imana n'igihugu, nkunda n'abagikunda, nkarwanya ucyanga kuko abarwanya ingobyi yamuhetse. Amakuru yanyu mumeze neza? Tumaze iminsi tutabonana, ariko mba ndi mu tundi tuntu n'ubundi gutoza ngira ngo mbazanire icyo bita amakuru ku gihe kandi yizewe. Ariko uyu munsi ndashaka kuva kuri trend ihari. Trend ni iyihe? Uwo bita Nyambo yarikoroje, ariko se gushaka umudiyesipa ni ikibazo mu Banyarwanda. Nyamara Abanyarwanda mugira ishyari. Twinjiye muri ibi bintu. Nyambo nyuma yuko ku munsi w'ejo yatweretse umusore w'igishongore ndabera ibyiza babitabe yego bitinda kuza cyangwa byaza bigasaba gute mu mwanya wabyo bigakujabuka. Nyambo, ariko Nyambo igikomere uteri ya mwana w'umunyarwanda aramara yatiti, ntago ujya ubabaza umunyarwanda ngo bigende uko. Uzarya mupfubata umugabo ariko uzarota titi, uzajya ku meza n'umugabo wawe ariko uzasanga uri gusanya na titi. Buriya ngo aho yaciye ntiyaca urwango mana we, ngo aho yaciye ntiyaca urwango. Ese we Nyambo uzagaruka ujya umuhaho cyangwa urigendeye? Twabonye muri pisine mwogana, tubona iminwa yafatanye, tubona muri mu Gisenyi ku mazi. Rega bira ntabwo ari scam, ntabwo ari AI, byari iby'ukuri. Reka babwiye rero, mbanje gukira muri story cyangwa gusetsa, ariko ibi bintu birakomeye. Cyo tuganira ibintu, hari abantu bari kwara barira abandi baseka. Ni gute umuntu yakuzana mu mwambaro atazagutuza? Mutiti we wibeshye yuko Nyambo yagushyize mu gituza akwegeka akanyonyo ugira ngo uzakagumamo. None disi umutipe w'igishongora aramutwaye ngo ni umubarista, ariko bari amakuru ufite ngo acuruza ikawa muri Dubai, ngo buriya mutipe no kwikawa ngararoze ngo ikawa ya mbere hariya muri Dubai isoko nirye. Ubu Nyambo agiye kuyoboka ikawa nyine nawe n'ubundi. Ubu Titi nawe nyine asigaye kuri cya kirondwe nka yariwe kera. Titi ariko nawe umeze nka nuza nka Regisi, umeze nka Mita kuri ndi wabarogeye. Mita utarambagiza bakarongora, Regisi yarambagiza bakarongora. Titi nawe uje muri uwo mujyi, ariko si ubundi ubu nta mafaranga mufite, ntago muzi gutanga keya. Muzana mbigisha ko mfite nana nuko nzi kumuha keya. Nosugira nta mafaranga dufite menshi, ahubwo dufite mu mutwe no gutekereza hazaza. Mwitsizire ku myaka 5-10 azayaryaho agatuza. Titi nawe rero ushaka ngo atera agakanta ukanyereza ingoyi, ni ngo ni cyagushijije. Ngibaze ngo Titi ngutagiye ko yashinga akantu k'injugu, ibaze urwego namugejeje umwana ngo no kubyina gusanga akabyuka saa 6. Ako Nyambo nawe wamenye umuceri. Nyambo ryo warabanye n'umuntu ubika n'amabanga y'umuntu. Ubuzaba n'umuntu banga afite agari ku kibuno ko wamubonye wamwishira agari afite ukakigumanira bakumuteza rubanda ngo afite inkovu kwitako kuko wamubonye. Titi reka ngugire inama rero, depression iri gukegete, uracyari mutoya, uzi kubyina, ujye ubyina ubyibagirwe. Urumva kuko umukobwa yamaze kugenda. Titi ibyinire backing indirimbo nyinshi zigiye gusohoka. Hariyo bita ngo iyi ndirimbo de Ben ngo azayigaragamo akora ama-challenge cyane. Zeba yita gutandiye bade ishara izari kumwe mu mashusho ngo de Ben azaba ari kumwe n'igitono cye Pamela, ariko hari abantu ngiye kuburira, hari abantu ngiye kubura kandi muziki ibyo bintu mbiziho. Umuntu bita Pionika, umuntu bita Kamarade guturuka Ibatsinda gukomeza n'ahandi. Kamara wicungire amakuru ndi gutohoza anytime. Ya modoka ifite ikirango sinzi aho muri buhurire, ariko amakuru ndi gukandagira simbizi ngo ni ryari, nkuko natunguwe kuba nitangiye amanywa nijoro. Nawe ntutungurwe n'ari wo byishoyemo. Kara kamodokari bebe no wari bandi igihugu cyacu shima n'inzego z'umutekano. Amodokari reba nabi uziki ifite amaso iparitse ahantu. Yewe we Kamara ari ahaboro nuhakandagira ujya ari imikino, ariko kugira ngo usohoke ari amarembo. Pionika wenda agezeyo baramuganiriza iminsi 2 cyangwa umunsi n'amasaha aragaruka. Ariko reka nkubwize ukuri, winjira mu bigenza cyaha uzi neza ko ugiye gusobanura, ugasanga dokima yuzuye impapuro 3 kandi ntabwo wasubiza umunsi umwe. Bifata iminsi 5
Mr. umaze kumenya urundi rwego rwawe ahantu uri kwa ni wagwana. Rero bivugiye iki? Kamara, iyi showbiz kujya tubone views nawe azigutumye. Kora ibintu byawe uko bikora mu mujyo wawe. Gukora ngo inkuru zitrade hora bikabana imiryango twinjira imiryango y'abantu. Nisiko kubona views. Aho views zibivuga kuki? Shaka ama breaking news, shaka umwihariko wawe, shaka content yawe, shaka ibintu gukundiramo, shaka ibintu bikundisha abanyarwanda. Kubera iki? Ufite umwimerere wawe. Ariko wateye intambwe 18 ugongo munyezamu. Kwa The Ben tuzi umuntu wese witendetseyo. Ntabwo yavuye amahoro. Niba rero The Ben nzi ko ari umuntu wawe. Twe duhura mu madiweri menshi urabizi. Ndasaba niba ufite ubwenge ugihanwa. Kizibusamo ushake The Ben muri situation yarimo yose umuganirize. Nje nk'umwana w'umunyarwanda. Ndakurabuye. Wori muri vugisha ngo The Ben ngo arimo arabaseka ngo The Ben ngaco byamubwiye. The Ben ntago ari mu butsi. The Ben ntago yigishwa mwinyo. The Ben ntago ari ngoma amashi yanyu. The Ben indi brand bro. Nje mabwira ngo mufate abantu muri kabandi y'igihugu mukabasiga igikasha mwambaye umwanda mwambaye ico mwiyemwegeje muri bo bro aseka Kamara ko twenda ko tuziranye muri showbiz ko nani imyaka 5 muri showbiz yayikora wicizaga amatelefone mu mujyi guturuka no kugura primaire n'ibindi urabizi ina showbiz nababwiye ngo aba bose bari mageragere n'ugushaka attention ku bantu ariko batirengeje ko inzego z'umutekano zacu ziri maso ubu nago barakurega ubura kurega muri ribu umuntu egare ko nyine ubareze ubisobanura uriyo kandi egare ko ibirego bigusangamo egare ko amaze kwisanga imageragere mfite inkuru ngena natohoza neza 30% hari abandi bakobwa bagiye kukurega babiri muri showbiz kandi umwe muri bo afite ijambo bro ije namakuru ngo ntacyo ndi bukubwire singwa mu nzego z'umutekano ariko ibintu tubamo turatohoza hari abakobwa babiri umwe reka nkubwize ukuri umwe muraramukata amajoro mugongana undi ni umuntu witeretse uri mu mirongo migari umwe ukora gusobanurira uri umuvandimwe sinakifuza ko ari ahantu hajya nikuzimu kuko yagiye nagutekereza nago warya umugati werekeza ikigo n'igishimbo nuko nunakugemuriye urebye nabi nago byakiye kubera kondisiyo y'igihugu cyacu cyo kwita ku baturage ishobora kutureberera kamarade ngo mwubatse agatimu keza ngo harimo ngo Pionika ngo harimo Kamarade ngo harimo ngo iramubutse ngo ya pasiteri ngo korone ariko ya n'umugabo nibyo nibaza hari ibintu umuntu akora akabaza n'umwadoresa pastor code ni muntu ki bagukomera mu mashuki ukarenga iwanyu ko umunsi warenze iwanyu ntago bazakugarura wono umva wowe uzacubira usomenyeri abo n'abana babahana bure Dr. Murangira namukunda arabanza ngo warning kakuganiriza ati barenze umurongo utukura ariko wowe nahandi mahirwe ufite nibakoma kunzogera game over barabagira ngo dukeburane ko showbiz turiganira inyarwanda yivuze igihe kirayivuga umutasi skater yivuga n'abandi barayivuga ariko duhuriza ku kintu kimwe ariko tunagira inama ibintu tuzabikora bamwe bajabuke abandi bavanse n'uwo mujyo uyu munsi nabikoje nawe mpfe nawe upfe n'abandi bisigaremo n'abandi bazamuke ariko irinde kwanduranya uri hano nuza kakajwe yaravuze ngo reba ngo ari amarembo ngo y'inyinya ngo agiye Yerusalemu akajwe arabaga sorry gato yabago bita Pionika ngo afite nk'inyinya ngo imeze nk'amarembo agiye Yerusalemu Pioni kuvuga ngo The Ben ngo yazanye ngo Ashton we ngo azicuza The Ben brand nini abatipe barahasorinze barya ubusa bagenda n'ibirenge bamurika image y'umuziki nyarwanda bazameda puri y'umuziki nyarwanda barya ubusa uyu munsi bageze mu gihe cyo kumurika igihugu no kwimurika ubwabo bari muri enjoy ariko wowe kubera ko mara mu mijinaye zabaringoti n'ahandi nawe uza utuye ariko uriya mutipe afite inzu nziza asubira inzu ya 500,000 nawe eshanu utuye byo nyine muri jardin hano bari bakubakira muri umuryango wawe mukororeramo mugaturamo bose baba we ariko ugiye kubwira umuntu ngo azicuza ese bera bamunyura mutipe kunegeze kwa The Ben mubwire se nkurabure none ngenda bivuze mu mbonizanye ku matoje harimo ikiganza cya Visit Rwanda kugira ngo Ashton isaye kwa The Ben harimo ikiganza cya Visit Rwanda
mujya muhuzagurika munamenya ngo aba bantu turi guhuzagurikiraho ni umujyo wuhe barimo. Abarimbaniye kumurika igihugu, abandi bagahimana gusiga igikasha amazina y'abantu. Katinga muramuke, Imana ikomeze kubarinda. Nitwa Big Man, ari kuri Big Man Rwanda. Niba nkundisha abantu n'ubundi umugisha gisiga so w'inyoni, kandi buriya nyamabwira wikana umugisha wundi ukarnyibuye, nyamuneka ko ni ukubana. Ndanikora make, unkunda nkunde, nimutankunda muzanabireke. Muramuke.